ngo ibiki kwanza polisi yari kubidufashamo umuntu yasanga mu zatage muri Zubi bakamufata bawirirwa mu nzu gute Zubi barateze bavuye Kigali baraje bageze Nairobi wowe unanirwe kuva mu Jose Carvalho abasore bari mu cyaro bari Kituyi bari Naivasha bari Muranga bari Mombasa bararangaye gusa Zubi ifite igitaramo muri kintegeke ndao timuzogera ndumuni mudaseka muze museke murebe ko ndumuzogurisha abantu baze kwanza bacanga muke bone gusubira Bungoma Kituyi ubundi ni Kindera turashaka part 2 ya filme yiwe ira episode iyi filme ira episode ziri bihumbi nasora part 2 tuzotanga mu bufasha karasona me episode meza pe hari abagore bayikunze tubana abagore nyine bangawe baririmba mu korari Nduzi ira filime nziza iri igihumbi Zubi no hari abantu bazobura ifaranga nimba buzi faranga afite protector azanye protector agaterera Samu mani diridi zaraenze azanye diridi agaterera Samu cyangwa seti cyangwa inabitanga ikindi Zubi nabo n'abantu barakijijwe hari igihe hari ibintu igitaramo cyohindura isura kumva bapashije Nduzi umwanya w'uzifuza yes undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nkabatumikira ko batengwa bitsamutego uyu munsi MMTV1 iterambere ryanyu burya bari nishema ryacu abadukurikiye bukentangira mbahamwaramutse nanone kandi abadukurikiye bwije namwe nkabahamwiriwe maze ukihigamo kimwe gituma wishima ari najya jambo duhora tubibutsa rigira riti mu ruhererekerane rwa muntu nta kintu kiva ku muntu kigana ku muntu kigera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu abakeneye undi muntu rero mu kubera gukenerana tuba twakeneye Zizajo comedy kugira ngo byibuze babe baturamutsa Zizajo muri aho yes neza cyane ibintu ni happiness hari jambo dukunze kuvuga ngo undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma tukabatumikira ngo kubatenguha kiwe mu ndege ibyakije yes n'abasore basa neza basaje n'abasirimu bafite impanga z'ubuhanga ibakomokamo bibakwiriye gusangizwa beza nkamwe niyo mpamvu tugiye kuba tuganira namwe nari mbakumbuye cyane shekereye neza wa shekereye neza cyane uramfashije nagufashije nakuri yama we miss you too Zaburo yes yambo amutiane amakuru imeze yesashimwe ayimbaza ndabona wambaye imboho mu ijosi biri mu kumfasha kurambara muri bibiye turimo bigoye ya Pahoro hari nimbeho ndabona ko nambe nko mu mbeho nyine wambaye imboho ziri kurinda imbeho nazo zirazumwe kananazo ese wowe urinzi kutarakora subscribe haracari ibara ry'umutuku munsi yawe kora subscribe like comment na share maze dusangira igitaramo n'abasore bacu Zizajo comedy hari abantu baza bitonda abantu nibakandeho yemwe bakandeho ibintu neza kandi zabaye ikibazo icyo koze abantu bose ntibokandira rimwe ni gahoro gusa uyu nawe nakande uyu uri kureba none kanda biratandukanye uvuga kanda undi akaza agakanda ariko mwese muzokande gusa ntimugakandeho kabiri ni rimwe ugatuza ukumva ubutumwa ukumva amakuru tugakomeza tukanongone injili yes hanyuma rero mu gihe tugikomeje kuba tuganira n'abasore bacu reka dutumikira abadutumye itsinda rya Zubi comedy muvandimwe Seti na Sam bamaze gusesekara hano mu gihugu ca Kenya i Nairobi ku minsi 19 yo ku kwezi kwa gatandatu ubwo ni ninga nkejo kubera ko ubu tuganira murabibona kuko ari niposho hanyuma rero abantu barasabwa kuzitaba hari amatike atandukanye tike z'igihumbi tike za 500 n'iza 300 ariko cyane hari discount kuri barya abantu igihumbi ba mbere bazazinduka kubera kuko bafashe sare ishobora kujamo hafi ibihumbi 9 cyangwa se 10 ubwo rero murasabwa kuzitabira igitaramo cy'abavandimwe Zubi comedy hanyuma rero jewe nzishura abantu 10 uzishura abantu 10 gusa Zaburo muhamashi
kabiri abantu 10 ntabwo ari benshi si 10 se Gusa, nyine nzareba ibyo nzabigenza abantu bo ariko abantu babona abandi abantu abantu 10 rwose nzabishurira mu banyamakuru zishuriramo bangahe abanyamakuru abatishoboye bose abanyamakuru bari bose bafite indege nkeya bose nzabishurira harimo nde nani oya bariyizi abantu bariyizi ariko abanyamakuru bacu bose nta ndege nke bafite uramutse abanyamakuru babiri gane wambere turi umunyamakuru hariho na sondi ninde Juste ai ko twibasiye ba ai na TV1 zamusaga mwese gani 1 yes hanyuma rero mugihe tugikomeje muracari ko mwumva ijwi ry'intare nanone kandi barene mu nyanja umwe ukibayoboje inkoni y'icuma nibemere ikamba rigarurwe mu bubiko kuko nyirarwo yagarutse mu muhanda Lion of Judah ako ntabwo mwemera kuko bari abahungu nkibayoboje inkoni y'icuma bari abana bitangazamakuru bagenzi abahungu bazamuka urabayoboye kandi uzopinga zoza bivuge cyangwa azashiremo akagozi cyangwa gusa nyine abantu bose ntibobyumva ariko hari ababyumva yesi namwe murabyemera mushireho ikashi takundi kubera ko turi hano reka tubyemere none tukubwire gute wa mugabo tubihakane tubihakanira hano mu maso yawe turabyemeye n'abandi bazagenda bemera gahoro gahoro ewana uwo mwumva we ni ngombwa ko mwumva no mu gihe mudakunda ibyo akora ni ngombwa ko mubyubaha kubera kuko akiriwe umwami nyiri kamba ukwiriye Mike hanyuma rero abantu bari babakumbuye twagiye mu rwenya ntimwaramutse abantu bakurikiye ni muramutse abantu ba MMTV muraweme turabakumbuye twarabuze cyane bitewe ko turasoma kubera kirize bavuze ko ari impamvu za kirize nyine oya ntabwo ari kirize no gusomana twembi noneho tukabura umwanya twava ku masomo tukabura umwanya wo gusurana ariko hamujambo mwese kirize irahari mana soma ntugire kirize batwaze faranga yeme Ora doyanga kandi mwamwishurira abantu amatike muri gitaramo cyazo bikomeye oya nduvanga ivyo amatike n'intuzo ntibiratandukanye tubarudukumbuye twemereye angahe murahitamo ayo muri kofi murahitamo oje basigaye angahe oje yaratwambuye Papa Legend doji gose yaratwambuye amafaranga kandi atari menshi ariko bitanu inkoko bitanu man twambura inkoko imwe bro kandi kera twanayiri twayafashe mu kibindi deni ry'inkoko ariko nta handi muzabeshe ko nanje nabambuye iyo nababwiye ntabwo mwayiriye ntayo wewe twarayibonye ariko nta kabiri karakaguru kamwe se ariko karashitse ko karakabonye ariko nyine abakuru bazavuga ngo ubusobora buta buri gusa nyine koba gatoya ariko twarakabonye ariko saga kandi ubu no birukana mu kiganiro no birukana kuvuga ukuri neza uko no kubaka amateka yo gusora mu kiganiro ariko Papa Legend gose azi kwitagasha twishure iyi ngoko twafashe amafaranga mu kibina dutegereje kwa twishyura none ari kubyara ariko mani buriya ageze mu buriya ntitwa mufana buriya aracyatwishyura ubona natwishyura uno munsi nijoro yo twishyura ntaho bizi ibyaho hoji aba ari hoji ariko buriya dushobora kuba byaratewe na challenge we yatanze timba ingana n'ikibanza ariko mu ikibanza c'inzozi hanyuma mwebwe mutanga kamambiri twebwe twakoze ibyo yari yavuze gukora challenge kandi yabivuze mwana yikoze twabirangije nta n'undi muntu wari no kubikora nka kuriya kubera ko baratinye gukora abandi kubera baratinye tutuzi se no tubirangije tawundi ninde ari kutuzamo birangiraga aho jya twamwe ubintu kujya zo kugwana
turabizi. ese abantu bose wasanze yibesha se abantu bose wasanze ino utarazi no kera wari utuzi nari mbaze ntabwo nari utuzi yamani hanyuma rero Ziza Jo Comedy mu by'ukuri reka nongere mbakire mu by'ukuri turabakunda kubera kuko muri mu bantu Love you too. mwitwaje icongereza cyane ko turasoma kandi none dusigaye twumva n'icyongereza cyo muri uno mwaka ko turumva kubera ko ubu nyine umuntu wo kwandika izina ryawe ukagira aka kantu kari ku munsi y'ijisho ryawe k'umukara mu cyongereza kitwa gute aka chicken box. ini mu kinyamurenge so umwana siko tuba tukita ubu mu cyongereza ni cyane ni chicken box. ni child what child cyangwa se mu bwinshi ukita kariya kamwe kakongera kakaba children. twabaye twinshi kakagura icufuka mu cyongereza cyitwa gute ntabyofuka bibini mu cyongereza ndagiye icyongereza gatwagisanze ino ntabyofuka bibini none bokita ibintu byasigaye iwacu ubwo nta mazina y'icyongereza byabona inzu house nyine inzu hano sentizi ziriya zacu si house ziriya ni amazu cyangwa se la maison mu gifaransa la maison imboho mu cyongereza basi imboho arizo bari babona hano kandi wanyazambaye ibi byuma ngahe ngwino ujye tu uyu ni umudari ni umudari ni umudari yes rwari urwenya kubera kuko nganira n'abanyamaryogo bamwe nabo bagifite umukingi ukomeye muri industry nyamurenge Ziza Jo Comedy kubashobora kuba bababonye none aka kanya iyo Ziza Jo Comedy benshi bamwe mu badukurikira ushobora gusanga aribwo bari bakigura smartphone cyangwa se televiziyo aribwo babonye bwa mbere hatari uko mutazwi kubera kuko murazwi ariko byibuze muwe nk'abanyuriramo urugendo rwa Ziza Jo Comedy kuba uyu munsi itangazamakuru ishobora kurazwa ijoro no kugira ngo ribagereho. Ziza Jo Comedy yatangiye ryari ubu nyine igeze hehe? Ubwo rero nimwe muzi umuvugizi wa groupe uyu niwe CEO ngahe vuga amakuru da wambaye uburenganzira si wambaye uburenganzira okay. Ziza Jo Comedy ni aba bantu babiri nyine wabona aha nje n'uyu Nazirayi we n'uyu Nazirayi ngo muri batatu ko tubaye batatu nje n'uyu uwo nyine yize grammaire noneho tumaze twatangiye 20 kangahe 20 2021 2020 muri corona 2020 muri corona nibwo twatangiye video yacu ya mbere ku Isoko TV kuri anti wacu Isoko niyo twatangiriye video ya mbere yo abantu bagwanye mu butayu ari video nziza cyane bwari ubutayu bwa covid bwari ubutayu ariko twararagwanye yari irenze fo iyo video yari video ya mbere ariko twaracangamutse mu rwego rukomeye turagenda turakomeza dukora mu Muhana series tugeraho dukora ama video menshi nawe urayazi harimo umwana w'umushasha whatever umwana w'umushasha wareba mu cyongereza cyaje cyinshi ikibazo cyo kwiga languages nyinshi zisigaye zivanga selema ugasanga ivugo nyinshi sitasiyo ibintu byinshi tuzarivanze ni nyinshi igifaransa kirahari icyongereza n'Espanyol rero turakomeza turakora ku Isoko tugera aho ngaho turacuka tuja muri Ziza Jo Comedy mwakoze mukiconka tugiconka arakomeza aratwonka bibere yatwonsaga neza tuarahava turimuka dutangira Ziza Jo Comedy turashiftinga yandi magana ko turasoma ariko turi mu gukuramo no mwaka ni none turi kuri Ziza Jo Comedy aho hari more of the videos abantu bahagere barabona ibintu harimo videos more videos
cyongereza kurumva uno mwana ukuntu ahayumva ko ndageninga gusa nyine nuko imibiri irimo kunanirana ariko ko turabyumva ariko imibiri ikatunanira ikajyana ikagira gute rimwe bugaca ufite umujinya ibindi bugaca ufite intuza bazavuga ni mood swing twagerayo ku ishuri tukabona murakomeza tugeza aho turi today cyangwa se none aujourd'hui turi hano nowadays comedy rero abantu bakurikirana MMTV mwigire hari ukuntu uzukanda gutya iyi link iramu ukora kuri iyo link ni kuri Zizajo Comedy aho kuri link uratugeraho dusure ukanda uramutukuveho tuza tukunda kugaragara umutuku ni mu bintu niyo umuntu yapfuye itangazo riba riri mu mutuku rero umutuku bakure uriya mutuku umutuku ni urupfu mu yandi muri kubika cano ntabwo twatubika cyane bayikure niba ubitse umutuku muri telefone yawe kuramo deleting abantu batugereho kuri Zizajo Comedy komeze batubone natwe we are coming ko turakora hari abantu batubwiye ngo twagiye twumva cyane ngo twararyamye byagenze gute nyine twavuze impamvu ko ari ishuri kubera ko amasomo nyine kuyafatikanya n'ibindi bintu hasigaye amezi make biza bishaka ngo kugora ariko ubu ngubu tugiye kuza ndetse tubona agakonje tubatamika utuntu gutyo nyine ibintu bikomeze bimuvinga. Yes, abantu benshi babamenye mukinana n'uwitwa Inaminembwe cyangwa se Nyaminembwe. Amakuru ya Nyaminembwe Nyaminembwe ameze neza, yaribarutse umwana n'umumama twakorana nyine akiri umushumba akitiziguye akiri vacant mu yandi magambo ariko ubu nyine yabonye wabo ariko by the way aracyakora nabonye se ashutinga mwaramusuye twaramusuye izo ngizo nzo bitubaza muraje guhembazira izo ngizo turabivuga guhemba kureba n'agahinja biza bigora ubundi twebwe umwana azarebwa atarabaho cyangwa umwana azarebwa nta mafaranga bamujanye. By the way oya yuretse n'amafaranga ore umwana utarafata umwana utarakomera utaramenye gukingura baseka basa amezi 6 cyangwa ageze nk'igihe cyo gukingura ge tuzomubona umwana agasigara na nyina tazakora ubwo mutaramubona kibikunda ura mwana azoja gucuga aho tuzohurira hose ura mwana tuzomusuhuza tubwira amagambo y'urukundo ariko by the way tururiho nyine tuzaturiye umwana mutudurinza akomere amezi byibura nka 8 gutyo tuja kumureba 6 umwana worebwa useka uzi kureba umuntu udaseka kureba umuntu urakaye. Yes, ubwo rero mukaba ati mwe murinze umwana agera igihe cyo guseka. Umwana woseka, umwana wosura, wofata akakwishimira, umwana mwogirana ibihe byiza. Nase yaza akavuga ati hari abantu bageze hano akavuga amakuru. Umwana wotuma akwiduka akakugarura cyane. Ninguko biba bimeze. Yes. Hanyuma rero tugaruka ku bijanye n'ibihangano byanyu mwatangije muri covid irarangira namwe musa n'abarangiye kandi mwasubiye ku masomo aho muri gusoma mwembi. Umuntu yakwibaza abari barabigaruriye mu mitima yabo bumvaga badashobora kuryama batarebye Zizajo Comedy barakomeza basubiremo izo mwakinye muri covid cyangwa bategereze muzoje mwikonje. Gutegereza nyine no gutegereza ariko vuba turaje tudasubirayo noneho tugiye kuza permanent tugiye kuza duture dukore nkuko dufite agahayo tugomba gukora international. Zubi Comedy nk'abandi bakomedye bari kuzina Zubi Comedy murabazi? Ya turabazi tubari tubakirana sebwe ko zabito Zabi abandi ngo Zubi twandikira neza bazoyite
izina ryiza ry'ikinyamurenge. Ikibazo se ni ikinyamurenge bari ku rwego rwa East Africa bari gukinira cyangwa bazoshireho national anthem ya East Africa. nyine ico nibaza baje mwamenye amakuru ko basesekaye igitaramo cyabo murakizi twamenye amakuru ko binjiye hano mu gihugu bari ino gusa nyine bayide abantu bazoze mu gitaramo ca Zubi abantu gukomera uzokomera kuri Truasa numara tuvuge gizo ureke guseka iyo Truasa ikomera ureke guseka uzoyigura sukumuraka iyo sukumi zomeneka nkuko ndi woteka ibintu utasetse ngo bikunde uzukora iki kango abantu bazoze baseke sukumi ubwayirarakaye nawe urakare alafu igisubizo kibiki bareka indege nke y'amapepu agenda ashire tuzohuriye kuri uriya munsi twese hariya kalutara umuntu utazoza nyina jene emereye abantu 10 bazoze tubane reka mbisobanure muri make muramiye sukuma zo mu nkono 10 reka mbisobanure neza buriya zoja kunkora uriya munsi urumva nzishyurira abantu 5 ba 300 n'abandi 5 b'igihumbi ubwo ngubwo nyine ni 5 nayo yandi Truasa kubarura biza bigora kandi umugabo warura Truasa twe tudiringa n'amakei bro urumva kubara za Truasa ni Truasa no ni 5 nayo yandi ariko n'ubundi wo kwishyurira n'abo bantu bo bishyurira igihumbi kubera ko Truasa biragoye kuzibara umwanya urashaka kuntwara umwanya bika change magango agaruye magana ngaho nanga change mwe mudiringa n'amakeyi n'ubu nyine twumva hari umwana wangaruriye change ni ikibazo kiranje na cyane so bivuga ko bakubwira mudiringe na za Truasa bose yagaruye ayango desa Truasa mani sa amafaranga twe tudiringa n'amakeyi gusa abantu bazoze pe ubundi hano Nairobi haregeranye tuyerongaye hano Calvary ni 100 tiki hano Kasarani uzokwamanuka hano mwiki bamufata akamodoka ka 50 no kuri Calvary abantu bafite amafaranga muri Kenya huba twaroroshe huba turahinduza rutundi ngo ni borte nono nubusa ka borte nizo ngiro cyangwa bakarabukije n'amakoza Calvary na Kayore na Umoja na Kasarani ni hafi hari umugabo nzi uzuvano aha Moja di akirwa no Giturayi Giturayi agasura nakagaruka afite imyaka 70 hafi umugabo ko togera Calvary abantu bari hano Moja ubundi twari gusaba pasteur ta gitaramo niyinga please kirayinga ya Zubi abantu bazoreke gutarama tuzosenga mu gitondo twese mu gitaramo tuje kuri Calvary ubundi bazabavuga ngo bumwe n'imbaraga abapasiteri baretse twese tugahurira hariya tugahuza imbaraga Calvary ntizodufasha noneho tituzogenda muri comedy gusa comedy zokora ariko abapasiteri nibatwitabira tuzoba umwanya Zubi nabo n'abantu barakijijwe hari igihe hari ibintu igitaramo cyohindura isura kumva bapashije ntuzi umwanya w'ibyifuzo abapasiteri ariko bizaterwa n'abantu bitabiriye abapasiteri n'ubwo n'abahembe bazaza hari igihe ibintu zohinduriza amazi yo kwibesha cyangwa ibombo wa mugabo ibintu bizaba bimeze neza cyane hantu twotaramira abantu bimuhira muratuzi ibindi bizohinduka hariya twama twiruka gusa twese urabizi bro twebwe ibintu byacu byose ni ibintu byo kuramya ibintu by'ingenzi rero twe tuzoramya nubwo useka nubwo ugira gute nubwo urira ariko uba wawuramya gusa haza abantu bazitabire rwose hano Calvary nta komaro uvuye hano Moja no kwa wikunja gucya wava Kayore
uzugaruka gutya bukeye Kasarani ni ibintu gutya uzuza guzuga kakano hari yitwa junction ngero gutya hariya mu nyama ugeze hara no kwibagira uzukata gutya cyangwa ukagira gutya utuzoroshe uturutse igitengera ibintu biri simple cyane uturutse igitengera ukurira ka bolt ugakanda gusa Karuvali cyangwa bashaka umuryango cyangwa zubi ibintu byoroshye kandi hari abantu baza bamangamanga ugasanga yamangamanze atuye hari ugasanga buzitike hari abantu numvise bari kuva mu Bugande bazaza mu bitaramo kera bageze hano hari abavuye kera batangiye kugura amatike nurangiza wewe wantuza wowe utuye umoja tu wa Mihango Soweto wabuzitike wabuzitike urangare n'ubune ariko hari ikintu twari gusaba Zubi by the way Zubi no hari abantu bazobura ifaranga nimba buzi faranga afite protector azanye protector agaterera Samu mani diridi zaraenze azanye diridi agaterera Samu cyangwa iseti cyangwa inabitanga ikindi muri make ba protector badafite amafaranga bazitwaza Madrid muzana makava mwese muhabe twese tuzofashanya nubwo uzanarinda mama nubwo uzanakarinda mama kawe si withdraw se hari ukuntu basigaye bakubita gutya withdrawing ibintu bikagenda neza cyangwa ni byose bizokora yes mubyukuri abatuganira n'iziza Jocome wowe uriga kuma ahantu hose kubera ko hari abantu bavuye mu Bugande hari abatipe bacuruza muri Sudan batashe none wewe wakasarani urinde nabiga kuma baje none wowe uri hano Kasarani ndo kwirirwa mu nzu Zubiri hano wewe wagiduraye ngo ibiki kwanza polisi ari kubidufashamwe umuntu yasanga mu zatage muri Zubi bakamufata bawirirwa mu nzu gute Zubi barateze bavuye Kigali baraje bageze Nairobi wowe unanirwe kuva mu Mojoje Karuvali abasore bari mu cyaro bari Kituyi bari Naivasha bari Muranga bari Mombasa bararangaye gusa Zubi ifite igitaramo muri kintegeke ndao timuzogera ndumuni mudaseka muze museke murebe ko ndumuzogurisha abantu baze kwanza bacyangamuke bone gusubira Bungoma Kituyi Kitale uzoshikufashwa kandi nudafashwa uzobitubaze yes tuzoba turi hara hafi ku muryango tubaza makuru mwe muzamushinzwe kudiringa n'abatasekeye mwe abantu bose turishobora ko bazose hariho after party y'abantu bagize ibibazo bahungabanye bavunitse imbavu bose tuzareba ibyo tuzabakansaringa ubundi hariya twebwe ubundi bufasha notanga massage so wazogira ibibazo byo guseka cyane niyinga after hariya mande mu gitondo bazoze massage irahari umunsi wo kwita kubaza bagizwe abantu zo guseka cyane aho nabizobagiraho ikibazo bazoze tubiteho massage free harantu tuzishura bazobaza binyi muri abo abantu batanu nzishurira harimo abapasteri batatu n'abanyamakuru babiri pasteri bacu turabakunda zagerageza rwose bakatwikisha neza harimo n'abaririmbyi hari umwana w'umukobwa uri mu kuririmba wa wundi umwe duhuriyeho wawundi turi mu gukunda hari umwana uri mu kuririmba muriye kumukundira impano turi mu gukunda twebwe ibintu za Yesu yaduconnectinzemo Yesu aratwaza ese yitwa nde izina rye turarimenya ariko niduhurira hariya tuzomwishyurira tuzomuhora hariya igihumbi tumwishyurire azoje kureba Zubi Kigali naho Trezor mu editor Trezor azi ko editinga n'umusore wo mu editor uzi ko editinga neza karaza amatangira kare guhera saa 9 bari muri office 9 kugeza mu masaha editinga neza gose ubundi Trezor Labani hano Nairobi ko editinga
number 1 ubundi zanamwishyurira apana Nairobi Trezoro asigaje mu Bugande hehe hantu hose gukora amafishe baba mukenya yaba amafishe yabaye muzidiriki abantu bakomeje n'umuntu ukomeye pe ariko kino amafaranga arashira tu komba numva nukomeza gutanga amafaranga urumva kera ibyo ni ibihumbi 10 nje nzishyurira na Nikindela harimo Nikindela nje rwose Nikindela nashaka ubufasha keneye ubufasha bwose Nikindela keneye ubufasha kubera ushingiye kuki kubera ko ubundi Nikindela turashaka part 2 ya filime yiwe ira episode iyi filime ira episode ziri bihumbi nasora part 2 tuzotanga mu bufasha karasona mu episode meza pe hari abagore bayikunze tubana abagore nyine bangawe baririmba mu ikorari Ntuza ira filime ni nziza ira igihumbi ira nzibumba mena w'amazi ajya n'imbaza y'umutsima n'umutsima yazajya cyangwa ni mbosho no kumesa ndishugo no kumesa karaga filime kama kameze nkako muri bamenya neza yamashushira bamenya no actor mwiza cyane anyway abantu baje kuri Nikindela maze barebe inzira igihumbi niba bamenye nimba bashira mu rwego rw'umuziki cyangwa rwa comedy cyangwa rwa film biterwa gusa na analyze yawe undi Nikindela no muhanga abakunda filime barashika biyumve bisange abakunda indirimbo bisange abakunda ibintu bya animation bisange abantu bose no hari muzira ibihumbi tawe uri kwibura urashaka ukisanga harimo nyine zira ibihumbi je nakuyemwe akiri umuntu gusa niyi y'intuza n'umwakta n'umuririmbyi mwiza twari tuvuze abantu bo gufasha uwo amafaranga arashize hariho na Menda Boy Menda agomba gufashwa Menda zofashwa kandi n'undi muririmbyi hari abandi ngo ni Shine Crew nabo tuzobitaho hari nure wataye Satora Satani Ota Yesu ninde Kingeri ngo ko Kingeri we twaramwishyuriye kera Kingeri niwe mvuze je ko mvuze wataye Satora Satani tuje yakoze urabizi man niho bizi je siwe mvuze tubizi se twebwe ko tuzaza tubwira gutya ibintu bya shoti katingwe biki twebwe turavuganye Kingeri gusa ko turavuga abantu bo gufasha amafaranga arashize ko ndumva gusa notanga ifaranga ese bimaze kuba ibihumbi bingahe ndanze nibijya 5 najya 300 yanjye oya ajya na rese ibintu za change ubwo ni igihumbi 10 noneho harimo Nikindela na Kingeri yo kera twararangiza gitwa ikindi ariko abantu bakomeza bareba indirimbo ziwe ngo n'urupeta rwa Nyabitanga harimo n'urupeta sino rusiga ni narurajanura kandi tuzogwana impeta sizashaka impeta kera umizovuga ari akaruvari niyinga ejo tugomba kwita Nyabitanga by the way turamushaka naze vuba Zubi nikomeze muhamagara Nyabitanga yoreka kuza akaza ndi Nyabitanga nta buzima no nataza tuzoja Kituyi yes tugana ku musozo kubera kuko cyane mu byo kurerekana n'abashimire hari umwihariko wanyu wambaye ni sapo nziza da yanditseho gute munsi ya nsomera undi munsi andi mahirwe yes kubera kuko dukunze kugira undi munsi tukabona amahirwe ni nayo mpamvu twagize amahirwe yo kubona abavandimwe ba Zubi hari mfite akabazo irandirimbo y'abantu bakunze hari indirimbo wakoze abantu bakunze cyane hari indi zasoka na kabiri muri riyayo niwe waririmbye man none se ni uburyo wenyine witsinze hari indirimbo yawe abantu bakunze oya ugaragara muri video rirajwe umuntu wakuririmbiye ni Nikindela cyangwa Menda Boy Zaburo narabitoye gusa nyine iyo ndirimbo yarakunzwe kandi abantu barayirebye ariko sindavyumva niwe waririmbye man jewe data nishi oya
reka dupfe kwemera kubera turi hano kandi kubera ko yitwa iyawe ko nyine ni iyawe kubera ko yanditseho Steven Muvunye Mwemu. none se tuvuge ko ari Munganye nka Sifa wayiririmbye CEO cyangwa usanga ari kinamama noneho iyo turi gusohora noneho niwe waririmbye Kalas cyangwa umuhungu wawe Hirwa ariko nanditseho Hirwa Hirwa yo kurusha you never know. Yes, hanyuma rero mu by'ukuri nani ntangiye mbashimira mugira umwihariko wanyu wo gushigikira. Hari abari kuvuga ngo rero dufate iminota 15 tuvuga ku gitaramo ca Zubi, ariko mugira umwihariko wanyu w'urukundo, nta satani tuye muri mwebwe mu by'ukuri. Kandi yamaganye ubundi kwirukana satani, kuvuga ngo kwirukana satani byadutwaye ikintu cy'umwaka, turasenga turabihagararamo turabirwanya. nta satani tubana ubundi satani, ariko abantu rwose bazitabire Zubi by the way, ubundi satani hari icyo kuzana abantu babana kama wemera ngo mubane na satani. Why? Bwira mugenzi wawe ngo why? boda yes, hanyuma mu by'ukuri n'umwihariko mwiza ndabibashimiye, ndabizi kuko iri yenga ryose tugiye kuba tuganira namwe dukora igisana campaign yo kugira ngo abantu bazitabire, muri kwikora mu buryo bwo kwishurira abantu amatike nkuko mubivuze. Nanone hari no kubivuga kubera ko tuzi kuko muri mu basore bahagaze neza muri industry y'Abanyamulenge kandi bafite izina cyane. Abantu 10 bro, ntabwo ari imikino, ndaspendinze cyane abantu 10. Ni umutima mwiza gusa nyine ntakundi twobyita. Wogira ngo tufite umutima ngira igitima cya gito nyine giteye gutyo kizagikora urumva takundi. Wenda nawe zo kubaho cyo kwa museka cyane ngo ibiki zo kubaho wenda nawe none se tubwire igitima cyo ariko mugikomora kuri nje turi hano gantakundi komeza dufatiranye turi hano ganta wovuga ko turi babandi ariko niko akundi ba ruguru cyangwa se ahandi bakubaza ngo ese wariye ngo inariye bayide bako kantu kaza kambabaza ibijyo nanze mfite inzara ngo ni umuco ngo sinohakana imitima nakanyoye impezo nyine ibijumba. Oya Kigeli no urabizi twaje muri cafe muri cafe ejo bundi tuvi muhira none wenda bakakubaza nk'umushitsi yinjira mu nzu bakakubaza ngo ugende umubaza ngo ese urafatike noneho bamubaza ngo yangomeze neza none twebwe kwera ko ibyo ngibyo tutabimenyere byo kwinginga umuntu ugahita usohoka ahamuka ugahita wicecekera wenda winjira ugarutse ugasanga umutipe karamwa soda yewe byagenze hariho n'abajije bigenze ko wari wahagaze wari umeze neza none bigenze gute ubaye nabi nsose nyine agira nk'icyuya agira icyuya ariko kiza gushira. Yes, hanyuma amakuru y'umuvandimwe Kanyamukwengo umusaza muri comedy nyuma ya accident mwaramusuye we cyangwa nawe murinze ngo atambuke turinza kiri uko amfa gusura gusa umuntu gusa ataripanga ko tutabana na satani se ndiwo tungura umuntu ntarakira ngo avuge amakuru neza gusa ngo wamumwinjiranye umutungura bawarengesheje ubundi nuwe discipline n'ubundi ugomba kwitonda ariko turacyaruriho gusa tuzamusura kandi tuzamubona ndazoba ari muri Zubisi ari mu batumirwa bahara muri rasho yo muri Calvary rero
tuzona musurira hariya tukomeze tumusange tuzojana isukari hariya tuzoba tugasa ikiro cy'isukari amafaranga yabaye menshi yakomeje kuba menshi umvaga kera n'ikiro cy'isukari ndakubwiye ngo bizoshika uriya munsi dukoresheje nk'ibihumbi magana angahe k'idolari magana angahe reka dushyire mu madolari niyo tuba dukoresha nikajya neza yakoze muri misi urumva wenda byose ko biragwa nko mu madolari 200 urumva ariko ni muri isukari yakanyamugwe n'ikiro cy'isukari kilo cy'isukari nanone kandi baranabyaye we na nyagotomera bafite shema pampers z'abana soft care kandi irahenze soft care cyangwa software ndabizi harimo cyo ni soft ibintu zoroshe yes hanyuma rero tugana ku musozo kubera kuko nzi kuko twavuze kuko iri ari yinga ryo kuganira tuzagenda tuganira namwe tuzabasanga no ku masomo tuzabasanga no mu biro dusange ku masomo zoze ku masomo tuba twacyangamuse gusa twa cyapo tukadusharinga kipo wanyuraza na cyapo mbere yo kwigitaramo cya Zubi Comedy kiba njewe na Trezor wo kwisoko ndamu telefone tuzabasanga ku masomo turi ready muzaze kuwa mbere gusa nyine muzaza amasaha ya lunch cyangwa ni mugoroba tugemurire saa 10 n'igice cyangwa saa 10 n'igice lesson ziba zarangiye turi gucyangamuka gusa turi kureba muri iki cyumweru ni day muzatugere sekunda nta kibazo turi muri uniform tuzaba turi ready yes reka tugane ku musozo ni mugire ico mubwira bari badukurikiye kuri TV1 buri wese reka mpere kuri Zirayi agira ubutumwa bagenera nanone kandi nawe agira ubutumwa bagenera maze dusoze ikiganiro cyacu cy'umunsi ikintu cya mbere MMTV we love you thank you so much bro cya kabiri dushimiye abantu bose bari badukurikiye n'ubundi bakomeze badukurikirane kandi nura munsi yo kuri Zubi Comedy tuzahurire none twumve ubutumwa yes turabashimiye abantu bose twari kumwe hano kuri MMTV1 tore rushizindi ntambwe ndi munsi ndi mayigwe rero bantu turabashimiye kabisa yazanyize ya rero abantu mukore subscribe kuri MMTV kuri Zajo Comedy then ahasigaye tuzohurira Karuvari n'iyinga urekeje irigeje muri reke kubererekera satani n'iyinga tariki bareke kubererekera satani uriya munsi tuzohura twumve kugahayo duhure twumve amateraniro ya Zubi tuzohagere kare masaha ni yo kumanwa nyine dufata amatike tube mu gitaramo duseke hasigaye Zubi muzokomeza muyibona ino mu materaniro yino rero ya kabiri mu gatatu mu kane bazo dutaramisha cyane abaririmbyi beza yes reka mbashimire kubera kuko muri abantu dutaramana umuntu akumva ico gitaramo atagisoza ariko nanone reka tureke kugisoza ahubwo tugicumbikira ahangaha naho butaha ciao ciao